ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ubworozi cyangwa amashyamba bufite ubuso butari munsi ya hegitari 5 butabyazwa umusaruro na nyirabwo bushobora gufatirwa by'agateganyo. Ntekereza ko abantu benshi ibi bintu batari babizi. Ushobora kuba waraguze ubutaka, warabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko, ukabutunga ukabushyira aho ngaho, ariko ntubukoreshe. Icyo gihe iteka rya minisitiri rivuga ko ubwo butaka bugomba guhita bufatirwa by'agateganyo, ariko ntabwo bikorwa mu buryo bwihuse, hari inzira bicamo. Icyo gihe leta ishobora kugusaba guhereza ubwo butaka cyangwa ukareba undi muntu ubuhereza kugira ngo abubyaze umusaruro mu gihe wowe bitari gukunda ko ububyaza umusaruro. Turebe nanone, ese ni ibiki bishingirwaho kugira ngo bafatire ubutaka by'agateganyo? Nabivuze, ushobora kuba waraguze ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko, utunze ubutaka bwawe neza, unabutunze mu buryo bukwiye, ariko ntubukoreshe. Icyo gihe leta ishobora kubufatira. Kora subscribe kugira ngo tubane muri icyo kiganiro. Reka turebe ibishingirwaho mu gufatira ubutaka. Mwiriwe neza, reka nongere mbashimire mwahisemo kubana natwe kuri YouTube channel Amategeko muri Sosiyete. Nk'uko mumaze kubimenyera, ni YouTube channel yakorewe Abanyarwanda mu rwego rwo kugira ngo ijye ibafasha gusobanukirwa ndetse no kumenya amategeko y'u Rwanda ku buntu nta kiguzi. Ngiye ubahereza ibi biganiro, amazina yanjye nkaba ndi Elvis Cyubahiro, nkaba ndi umunyamategeko. Uyu munsi nkaba nabateguriye ikiganiro kijyanye n'ubutaka kugira ngo turebe ese ni ibiki bishingirwaho n'uburyo bwo gufatira ubutaka by'agateganyo. Ushobora kuba waraguze ubutaka, warabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko ndetse unabutunze ariko utabukoresha, leta ikaba yabufatira ikabukwambura. Rero ibyo nibyo nshaka ko tureba muri kino kiganiro kugira ngo mubisobanukirwe, kuko abantu benshi bakomeje kunsaba gukora ku kiganiro nk'iki ngiki kugira ngo bamenye icyo itegeko riteganya. Iteka rya Minisitiri nimero 002/2024 ryo kuwa 10/7/2024 ryerekeye gufatira ubutaka by'agateganyo no gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Reka turebe, ese iri teka rigamije iki? Iri teka rigamije kugena ibishingirwaho n'uburyo bwo gufatira ubutaka by'agateganyo, imicungire y'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo, ibisabwa n'ibigomba kubahirizwa kugira ngo ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo busubizwe nyirabwo, n'uburyo bwo gusesa amasezerano yo gutunga ubutaka. Reka twongere dusubire mu kanya tuganira kuri ibyo bintu. Murakoze cyane. Tudatinze, reka turebe ese ni ibiki bishingirwaho n'uburyo bwo gufatira ubutaka bw'agateganyo. Ubutaka bushobora gufatirwa by'agateganyo biturutse ku mpamvu zikurikira. Ubutaka bwagenewe ubuhinzi, ubworozi cyangwa amashyamba bufite ubuso butari munsi ya hegitari 5 butabyazwa umusaruro na nyirabwo bushobora gufatirwa by'agateganyo. Ntekereza ko abantu benshi ibi bintu batari babizi. Ushobora kuba waraguze ubutaka, warabuguze mu buryo bwemewe n'amategeko, ukabutunga ukabushyira aho ngaho, ariko ntubukoreshe. Icyo gihe iteka rya minisitiri rivuga ko ubwo butaka bugomba guhita bufatirwa by'agateganyo, ariko ntabwo bikorwa mu buryo bwihuse, hari inzira bicamo. Reka turebe ibibanziriza ifatira ry'ubutaka bw'agateganyo. Kugira ngo ubutaka bwawe bufatirwe, ni ibiki bigomba kubanziriza uko gufatira ubwo butaka? Mu gihe cy'amezi nibura 6 akurikirana, Umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi, bishingiye kuri raporo igaragazwa ko ubutaka budakoreshwa na nyirabwo cyangwa se budakoreshwa, bisaba mu nyandiko nyir'ubutaka bwagaragajwe muri raporo y'uko budakoreshwa kububyaza umusaruro.
cyangwa kugaragaza impamvu atabubyaza umusaruro. Iyo nyir'ubutaka agaragaje impamvu yumvikana yo kutabubyaza umusaruro, umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bimusaba kwatira ubwo butaka undi muntu ushobora kububyaza umusaruro. Icyo gihe leta ishobora kugusaba guhereza ubwo butaka cyangwa ukareba undi muntu ubuhereza kugira ngo abubyaze umusaruro mu gihe wowe bitari gukunda ko ububyaza umusaruro. Icyakora iyo nyir'ubutaka atabwatiye cyangwa ngo abutuze undi muntu cyangwa impamvu yatanze itumvikana cyangwa se ataratanze impamvu kandi ubutaka bwe butabyazwa umusaruro, umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bishyira ubwo butaka muri raporo y'ubutaka bugomba gufatirwa. Reka turebe nanone ese ni ibiki bishingirwaho kugira ngo bafatire ubutaka by'agateganyo. Nabivuze, ushobora kuba waraguze ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko, utunze ubutaka bwawe neza, unabutunze mu buryo bukwiye, ariko ntubukoreshe. Icyo gihe leta ishobora kubufatira. Reka turebe ibishingirwaho mu gufatira ubutaka by'agateganyo. Umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi bishobora gusaba minisitiri gufatira by'agateganyo ubutaka budakoreshwa iyo hari ibi bintu bikurikira. Icya mbere, iyo hari raporo zigaragaza ko ubutaka bumaze nibura umwaka umwe budakoreshwa nta mpamvu yumvikana. Hakozwe raporo igaragaza ko mu mwaka umwe ubutaka bwawe utigeze ubukoresha, icyo gihe ubwo butaka urabwamburwa, bushobora gufatirwa. Indi mpamvu, cyangwa amabaruwa y'inzego z'ibanze zisaba nyir'ubutaka kubukoresha ariko ntabukoreshe nta mpamvu agaragaza. Ushobora kuba warandikiwe amabaruwa na raporo z'inzego z'ibanze zigusaba gukoresha ubutaka bwawe ntubukoreshe, icyo gihe bushobora gufatirwa by'agateganyo. Ku byerekeye amabaruwa avugwa mu gika cyo hejuru maze kubabwira, bagomba kuba hari ibimenyetso bigaragaza ko yageze kuwo yagenewe. Kugira ngo nanone ubutaka bwawe bufatirwe by'agateganyo, nuko hari raporo cyangwa se hari ibigaragaza ko ayo mabaruwa mu by'ukuri yakugezeho. Urumva hari uburyo bwinshi bushobora kugaragaza ko ayo mabaruwa yakugezeho. Bashobora nk'urugero kuzanira ibaruwa bakagusinyisha cyangwa bakakumenyesha hakurikijwe ubundi buryo amategeko yacu y'u Rwanda abiteganyamo. Ariko nanone hari ikindi kintu kibaho, habaho integuza mu gufatira ubutaka by'agateganyo. Minisitiri aha nyir'ubutaka mu nyandiko integuza y'iminsi 90 mbere y'uko bafatira ubwo butaka bwawe by'agateganyo. Ibaruwa uhereye ku munsi yakiriweho iyo nteguza, nibwo muri iyo minsi 90 nk'uko maze kubibabwira haruguru, ubimenyeshwa mbere y'iminsi 90 mbere y'uko habaho ifatira ry'ubutaka bw'agateganyo. Urumva, uhereye igihe washyikirijwe iyo baruwa nibwo iyo minsi itangira kubarwa. Icyakora gufatira ubutaka by'agateganyo bishobora guhagarikwa cyangwa gusubikwa iyo mu gihe cy'integuza biteganyije mu gika cyo hejuru nababwiye, nyir'ubutaka icya mbere agaragarije mu nyandiko minisitiri impamvu yumvikana yatumye atabyaza umusaruro ubutaka bwe. Ushobora kugaragaza impamvu ntabashije kububyaza umusaruro ubutaka bwanjye, nahuye n'iki kibazo runaka, ukakigaragaza. Icyo kibazo cyakemezwa, ubutaka bwawe ntibufatirwe. Iyo nanone agaragaje ubushake n'ubushobozi bwo kubyaza umusaruro ubutaka, agaragaza umushinga agomba gushyira mu bikorwa mu gihe kitarenze umwaka umwe. Igihe nanone wagaragaje umushinga cyangwa se ubushake n'ubushobozi bwo kubyaza umusaruro ubutaka, icyo gihe ubutaka bwawe ntabwo bushobora gufatirwa. Cyangwa abwatiye undi muntu ushobora kububyaza umusaruro. Ushobora kubona ubutaka bwawe utabasha cyangwa se udashobora kuba wabubyaza umusaruro. Icyo gihe ushobora kubwatira undi muntu kugira ngo abubyaze umusaruro kugira ngo ubutaka bwawe budafatirwa. Nanone iyo igihe cy'umwaka umwe giteganyijwe
gishize nyir'ubutaka atarashyira mu bikorwa umushinga we, icyemezo cyo gufatira ubutaka gishyirwa mu bikorwa nta nteguza. Niba wemereye leta ko ubutaka bwawe ugiye gutangira kububyaza umusaruro, waragaragaje umushinga, ubwo butaka bwawe ntibufatirwe, icyo gihe ubwo butaka bwawe bushobora guhita bufatirwa iyo hashize umwaka umwe utagaragaje mu by'ukuri ko iyo nyandiko cyangwa se wabubyaje umusaruro. Igihe hashize umwaka umwe utagaragaje ko mu by'ukuri ubwo butaka nk'uko wabigaragaje ko ugomba kububyaza umusaruro, hashize umwaka umwe utabubyaje umusaruro, icyo gihe ubwo butaka bwawe bushobora gufatirwa nta nteguza uhawe. Imenyesha ry'integuza rifatira ubutaka ry'agateganyo rikorwa hakurikijwe uburyo bw'imenyekanisha ry'inyandiko za leta ziteganywa n'itegeko. Icyemezo cyo gufatira ubutaka by'agateganyo n'uburyo kimenyeshwamo, iki nacyo ugomba kukimenya. Ukwiye kumenya ese niba ubutaka bwanjye bufatiriwe, mu by'ukuri icyemezo cyo gufatira ubutaka ndakibonamo ute? Hari icyemezo uhabwa kigaragaza ko ubutaka bwawe bwafatiriwe, ndetse hari n'uburyo bimenyeshwamo. Iyo igihe cy'integuza kivugwa mu ngingo ya 6 y'iri teka kirangiye, nyir'ubutaka adakoze ibiteganywa n'ingingo ya 6 y'iri teka, minisitiri afata icyemezo gifatira by'agateganyo ubutaka bireba, akakimenyesha nyir'ubutaka mu buryo bw'imenyekanisha ry'inyandiko za leta. Minisitiri nanone amenyesha nyir'ubutaka icyemezo cyo gufatira ubutaka by'agateganyo mu gihe kitarenze iminsi 5 y'akazi ikurikira ifatwa ryacyo, akagenera kopi umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa umuyobozi w'akarere gafite ubuzima gatozi aho ubutaka buherereye. Reka nanone turebe ese ni ubuhe buryo bwo gutangaza icyemezo cy'uko ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo. Iyo ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo, nanone hagaragazwa icyemezo cyo habaho gutangaza ko ubwo butaka bwafatiriwe. Ese bikorwa gute? Umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere gafite ubuzima gatozi bwafatiriye by'agateganyo, ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buherereyemo mu gihe kitarenze iminsi 7 nyuma yo kumenyeshwa mu nyandiko na minisitiri icyemezo cyo gufatira ubutaka by'agateganyo, atangaza ko icyemezo cyafashwe cyo gufatira ubutaka bw'agateganyo kameme bigomba kubaho ko hagomba gutangazwa ko ubwo butaka bwafatiriwe by'agateganyo. Itangazo ry'uko ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo riba rigomba kugaragaza ibi bintu bikurikira. Murabizi hano hanze haje abatekamutwe, uko hagenda havuka ubundi buryo bushya bwo gukemura ibibazo by'abantu cyangwa ubundi buryo bw'ikoranabuhanga, hagenda haza abatekamutwe. Niyo mpamvu igihe habayeho gufatira ubutaka bwawe ukwiye kureba ko harimo ibi bintu bikurikira. Haba hagomba kuba harimo nimero iranga ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo, harimo nanone amazina ya nyir'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo, harimo umudugudu, akagari, umurenge by'aho ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buherereye, harimo ubuso bw'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo n'icyo bwagenewe gukoreshwa, harimo ibikorwa biri kuri ubwo butaka bwafatiriwe by'agateganyo, urugero niba hari ibikorwa wahashize nanone bijya muri iyo nyandiko, harimo itambamira cyangwa ingwate yanditse kuri ubwo butaka bwafatiriwe by'agateganyo, igihe igihe bihari, nanone igihe ifatira ryatangiriye n'igihe rizarangirira. Iyo urebye ingingo y'9 y'iri teka igaragaza uburyo bwo gutangaza icyemezo cyafashwe. Umuyobozi bw'umujyi wa Kigali cyangwa ubuyobozi bw'akarere gafite ubuzima gatozi ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buherereyemo, amanika itangazo rimenyekanisha icyemezo cyafashwe na minisitiri cyo gufatira by'agateganyo ubutaka ahabugenewe ku biro by'umujyi wa Kigali cyangwa se ku biro by'akarere, ku biro by'umurenge no ku biro by'akagari k'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buherereyemo, akanaritangaza akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga. Rero ushobora kubona ubu butaka bwawe bwafatiriwe, ushobora nanone kujya ku kagari cyangwa ku karere kugira ngo urebe mu by'ukuri ko ubwo butaka bwawe bwafatiriwe
kuko n'ubundi igihe cyose utazakoresha ubutaka bwawe ububyaza umusaruro cyangwa ugaragaze impamvu zituma utabyaza umusaruro, icyo gihe ubutaka bwawe buzafatirwa by'agateganyo. Ibyo byose ni ibintu mukwiye kumenya. Nanone ushobora kwibaza ngo ese igihe ifatira ry'agateganyo rimara, niba ubutaka bwanjye bwafatiriwe by'agateganyo bishobora kumara igihe kingana iki? Gufatira by'agateganyo ubutaka bwagenewe ubuhinzi n'ubworozi bimara imyaka 3 ikurikirana uhereye ku munsi Minisiteri yamenyesherejeho nyir'ubutaka icyemezo cy'ifatira ry'ubutaka bw'agateganyo. Gufatira nanone ubutaka by'agateganyo bwagenewe amashyamba bimara imyaka 10 ikurikirana. Niba ari ubutaka bwagenewe amashyamba bimara imyaka 10 ikurikirana uhereye ku munsi Minisitiri yamenyesherejeho nyir'ubutaka icyemezo cy'ifatira ry'ubutaka bw'agateganyo. Iyo urebye ingingo ya 11 y'iri teka rya Minisitiri ivuga ku gucunga ubutaka bwafatiriwe bw'agateganyo. Ese ubutaka bwawe nuramuka ubwambuwe bugafatirwa bw'agateganyo buzacungwa ute? Ese ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo bucungwa nande? Ibyo ni ibintu wagakwiye kwibaza. Ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo bucungwa na Minisiteri. Minisitiri ashobora kuragiza ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo umuntu ubwifuza kandi ufite ubushobozi bwo kububyaza umusaruro mu gihe kitarenze cyangwa se kitarenga icy'ifatira ry'agateganyo hakurikijwe ibiteganywa muri iri teka. Icyo gihe niba ubutaka bwawe bufatiriwe bukakwamburwa bugafatirwa, nanone Minisitiri ashobora kureba undi muntu ushobora kububyaza umusaruro. Nuko nguko bimeze. Niba ufite ubutaka utabyaza umusaruro ushobora gufatirwa by'agateganyo, Minisitiri ashobora nanone kuragiza ubwo butaka bwafatiriwe by'agateganyo umuntu wifuza kububyaza umusaruro. Nanone kuragiza ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo bikorwa mu buryo bw'amasezerano ashyirwaho umukono na Minisitiri n'umuntu wifuza kububyaza umusaruro. Minisitiri atanga ubutaka buvugwa muri iyi ngingo akurikije gahunda yo kububyaza umusaruro yumvikanyweho n'uwaragijwe ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo. Icyakora Minisitiri ashobora kuragiza ubutaka bwagenewe ubuhinzi cyangwa ubworozi bwafatiriwe by'agateganyo umuntu mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza ye. Hari abantu baba badafite ubushobozi ariko hari abandi bantu bafite ubutaka batabubyaza umusaruro. Icyo gihe Minisitiri ashobora kubuhereza nk'undi muntu akabumuragiza kugira ngo abubyaze umusaruro kugira ngo azamure imibereho myiza ye, bisabwe n'umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa se bisabwe n'umuyobozi w'akarere gafite ubuzima gatozi aho ubwo butaka buherereye. Ubusabe bwo kuragiza ubutaka bwafatiriwe bw'agateganyo bukorwa gute? Ushobora kwibaza nkawe niba uri kure iki kiganiro ukaba wenda ukeneye nk'ubutaka hari abantu batabubyaza umusaruro, ubwo busabwe bukorwa gute? Ni gute wabisaba? Umuntu wifuza kuragizwa ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo ashyikiriza ubusabe bwe mu nyandiko umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi aho ubwo butaka buherereye. Ubusabe bw'umuntu wifuza kuragizwa ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buba bukubiyemo ibi bintu bikurikira. Niba wifuza gusaba ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo kugira ngo ububyaze umusaruro, ikintu ukwiye kwandika mu baruwa ibisaba hakwiye kuba harimo ibiranga ubutaka usabira kuragizwa. Mu biranga ubutaka turabizi harimo UPI, aho biherereye n'ibindi byose na nyir'ubutaka. Gahunda yo kububyaza umusaruro nayo ukayigaragaza, ukagaragaza ubwo butaka gahunda wawupangiye yo kubibyaza umusaruro. Gihamya yuko ufite ubushobozi mu rwego rwa tekinike no mu rwego rw'imari bwo kubungabunga no kububyaza umusaruro ku buryo buhamye. Iyo ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo buragijwe umuntu agasanga buriho umutungo ushobora kononekara mu gihe abubyaza umusaruro, uragijwe ubutaka ashobora kuriha usanzwe ari nyir'ubwo butaka agaciro k'uwo mutungo hagendewe kuri raporo y'igenagaciro ry'uwo mutungo ikorwa n'umugenagaciro wemewe ushyirwaho n'umujyi wa Kigali cyangwa ushyirwaho n'akarere gafite ubuzima gatozi.
aho ubwo butaka buherereye, ku busabe no ku kiguzi cy'uwaragijwe ubwo butaka. Icyakora nanone iyo ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo mw'abantu buragijwe umuntu mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza ye, leta ibungabunga uwo mutungo ushobora kononekara. Urumva niba ari umuntu udafite ubushobozi uhawe ubwo butaka mu rwego rwo kuzamura imibereho myiza ye, leta ishobora nanone kubungabunga uwo mutungo kugira ngo utononekara. Uragijwe ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo ashyira kuri konti ya banki cyangwa nk'ikindi kigo cy'imari ya nyiri ubwo butaka amafaranga angana n'agaciro k'uwo mutungo uri ku butaka buragijwe. Iyo iyo konti itabonetse, ayo mafaranga ashyirwa mu isanduku ya leta, akaba ariho nyiri ubwo butaka azayasabira. Reka turebe none ese ingingo ya cumi na gatatu ivuga iki y'iri teka rya minisitiri? Ivuga ku cyemezo cyo kuragizwa ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo. Iyo komite nyobozi y'umujyi wa Kigali cyangwa y'akarere gafite ubuzima gatozi ubutaka bwafatiriwemo bw'agateganyo buherereyemo imaze gusesengura inyandiko zasabwe kuragizwa ubwo butaka no guhitamo uwujuje ibisabwa, umuyobozi w'umujyi wa Kigali cyangwa umuyobozi w'akarere gafite ubuzima gatozi ashyikiriza dosiye minisitiri kugira ngo agirane n'uwo wujuje ibisabwa amasezerano yo kuragizwa ubutaka. Ingingo ya 14 y'iri teka rya minisitiri ikaza ivuga ko kumenyesha umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka amasezerano y'iragizwa ry'ubutaka bikorwa. Minisitiri aha umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka kopi y'amasezerano y'iragizwa ry'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo kugira ngo ayandike muri registre y'ubutaka. Umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka yandika amakuru yerekeranye n'amasezerano y'iragizwa ry'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo mu bubike bw'amakuru y'ubutaka kandi akabushyiraho itambamira. Uwaragijwe ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo yishyura umusoro uteganywa n'ubwo butaka hakurikijwe amategeko abigenga. Niba uragijwe ubwo butaka urumva ubaye nyirabwo mu gihe cy'ifatira, ariko nanone ukaba utegetswe kwishyura ubutaka. Reka none turebe ikindi kintu. Niba ubutaka bwawe bwafatiriwe, ni ibiki bisabwa ndetse bigomba kubahirizwa kugira ngo ubutaka bwawe bwafatiriwe by'agateganyo ubusubizwe? Iyo urebye ingingo ya 15 y'iri teka rya minisitiri ivuga ko ubusabe bwo gusubizwa ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo bukorwa mu buryo bukurikira. Umuntu usaba gusubizwa ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo yandikira minisitiri mu gihe cy'amezi 6 mbere y'uko igihe cy'ifatira kirangira, akagaragaza gahunda n'ubushobozi byo kubyaza umusaruro ku buryo bunoze ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo. Iyo igihe cyo gufatira ubutaka by'agateganyo kirangiye, nyir'ubutaka atarasaba minisitiri kububyaza cyangwa se kubusubizwa, minisitiri ashobora gukomeza kuragiza ubwo butaka cyangwa agasesa amasezerano yo gutunga ubutaka hakurikijwe ibiteganywa n'iri teka. Icyo gihe igihe udakurikije ibyo ngibyo hashobora guseswa amasezerano yo gutunga ubutaka ukabwamburwa. Icyakora nyir'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo ashobora gusaba kubusubizwa mbere y'igihe giteganywa n'icyo mvuze haruguru cy'iyi ngingo. Ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo butaragijwe undi muntu kandi nanone nyir'ubwo butaka agaragaje cyangwa se agaragarije minisitiri ko afite ubushobozi bwo kububyaza umusaruro. Iyo urebye ingingo ya 16 y'iri teka rya minisitiri ivuga kumenyesha by'icyemezo kivanaho ifatira ry'ubutaka by'agateganyo mbere y'uko igihe cy'ifatira kirangira, aho ivuga ko minisitiri amenyesha mu nyandiko nyir'ubutaka bwafatiriwe by'agateganyo ku busabe bwe
bwo gukuraho iryo fatira mbere y'uko igihe cyaryo kirangira bwemewe, akanagena cyangwa se akagenera kopi umujyi wa Kigali cyangwa akarere gafite ubuzima gatozi aho ubwo butaka buherereye. Minisitiri kandi agenera kandi umubitsi mukuru w'inyandiko mpamo z'ubutaka kopi y'icyo cyemezo kugira ngo akureho itamamira byanditswe kuri ubwo butaka. Ubutaka bwawe nibufatirwa ugasanga bwahawe undi muntu, n'abaturage ntimuzateze ibibazo kuko ibi bintu ndi kubibasobanurira kuko niko iteka rya minisitiri rivuga. Hari nanone inshingano z'usubijwe ubutaka bwari bwarafatiriwe by'agateganyo, biteganywa n'ingingo ya 17 iteka rya minisitiri. Niba usubijwe ubutaka bwari bwarafatiriwe, hari inshingano ufite. Nubwo ubwo butaka ari ubwawe wabuguze, yego nibyo ubufiteho uburenganzira, ariko hari inshingano uba ufite. Umuntu usubijwe ubutaka bwari bwarafatiriwe by'agateganyo agomba kububungabunga no kububyaza umusaruro ku buryo bugaragara mu gihe kitarenze umwaka umwe uhereye umunsi wabusubirijweho. Igihe ubusubijwe ntububyaze umusaruro, icyo gihe ubwo butaka ushobora kongera kubwamburwa bugafatirwa. Niyo mpamvu niba ufite ubutaka ndagushishikariza kubukoresha kuko urabizi abantu benshi bakunda guhura n'ibibazo bijyanye n'ubutaka kubera kudasobanukirwa amategeko. Ubutaka bwawe ushobora kubona bufatiriwe, baza kubufatira ugateza intambara ukavuga ngo ubutaka iki si ubwanjye mufiteho uburenganzira. Ukwiye gukurikiza ibyo amategeko avuga, ndetse kandi tugomba kubaha ibyo amategeko yacu y'u Rwanda adusaba gukora. Niba ufite ubutaka ntubukoreshe, hari benshi baba bakeneye gukoresha ubwo butaka ugasanga babayeho mu buzima butari bwiza. Icyo gihe rero ubafashije kugira ute kuzamura imibereho yabo. Reka noneho dusubire mu kiganiro cy'ubutaha mbabwira impamvu zishobora gutuma wowe utunze ubutaka leta ibukwambura hagaseswa amasezerano yo gutunga ubutaka. Nanone hari impamvu zishobora gutuma ubwo butaka ubwamburwa. Waguze ubutaka mu buryo bwemewe n'amategeko, urabutunze, ariko nanone hari impamvu ziteganywa n'amategeko ziteganywa n'iteka rya minisitiri zishobora gutuma wamburwa ubwo butaka burundu hagaseswa amasezerano yo gutunga ubutaka. Kora subscribe kugira ngo tubane muri icyo kiganiro nzabahereza mu minsi ya vuba, kugira ngo uzasobanukirwe impamvu zishobora gutuma haseswa amasezerano yo gutunga ubutaka. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza. Niba ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa igitekerezo ushobora kutwandikira muri comment aho ngaho hasi. Murakoze cyane.